Who is the richest actor ndagira ngo babwire aka kantu mukamenye mugashyire no ku mutima ariko namwe mujye muba abasirimu muri industry ya filime cyangwa se muri showbiz yo gukina amafilimi ibi bintu bya Bollywood Hollywood n'ibiki amafilimi buriya ni ikibuga kibamo amafaranga menshi cyane mutazabona bano bakinnyi ba filime ngo mugire ngo baba batunze amafaranga make oya baba batunze akayabo k'amafaranga menshi y'amafaranga nyine ubutabasha no kwiyumvisha uyu munsi rero nabazaniye urutonde rw'abakinnyi ba filime batanu bakize kurusha abandi bose ku isi hirya no hino nta kuvuga ngo uyavuga muri iki gihugu en general ku isi hose abakinnyi batanu ba filime bakize ku isi muri uyu mwaka wa 2025 on number 5 ku mwanya gatanu rero tuhasanga umugabo w'imyaka 52 American actor and umukinnyi wa filime w'umunyamerika professional wrestler ndetse akaba n'umukinnyi ukina ino mikino njyarugamba yo gukinana na za wrestling wabigize umwuga Dwayne The Rock Johnson Dwayne The Rock Johnson The Rock muramuzi yagukiniye filime nyinshi zirimo nka za Jumanji zirimo filime nka za Hobbs and Shaw za Fast and Furious za Nile River yagiye gukinira filime nyinshi cyane nka za San Andreas uyu mugabo rero net worth of 700 abarirwa akayabo kasaga miliyoni 700 z'amadolari ayo mafaranga mwa muri kuyumva miliyoni 700 z'amadolari ayo mafaranga uyu mugabo arayatunze arayafite in dollars. Number 4 50 tuvuye ku mwanya wa gatanu rero tumanutse ku mwanya wa kane 9-year-old Indian turahasanga umugabo w'imyaka 59 akaba umugabo wa mbere ukunzwe kurusha abandi bose mu Buhinde si mu Buhinde gusa muri Aziya yose ni Burayi na Amerika na Afrika ibyo bihugu byose ugiye biterateranya na Amerika irimo usanga uyu mugabo ari ku mwanya wa kane w'abantu batunze amafaranga menshi nta wundi rero n'umugabo w'umuhinde w'umukinnyi wa filime ndetse akaba n'umuproducer utunganya amafilime Shah Rukh Khan nta wundi bamwita Shah Rukh Khan Shah Rukh Khan buriya ni umukire ku rwego rw'uko abantu mujya mutembera Dubai murabizi hariya muri Palm Island cyakirwa cy'imikindo uyu mugabo bavuga yuko afitemo shares za 70% muri kiriya kirwa ubwo ndakeka muwe muri kumva amafaranga afite as an estimated net worth iyo bamubariye amafaranga atunze rero uyu mugabo Shah Rukh Khan yagukiniye filime nyinshi zirimo nka za Kuch Hotahe za Karihonaho za Bagibani za Bahubali yagukiniye filime nyinshi nka za Patani nyine yagiye akina filime nyinshi iyo bamubariye amafaranga rero bakeka ko atunze cyangwa se amaze kubarurwa ko atunze 707 basanga uyu mugabo atunze akayabo k'amafaranga asaga miliyoni 770 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika murumva ko ayo mafaranga aba ari menshi cyane nyine nta nubwo ayo mafaranga aba ari menshi inaha gusa ngo wenda twe nuko turi mu bihugu bitaratera imbere cyangwa iki ayo mafaranga aba ari menshi cyane hirya no hino ku isi twihuse rero ku mwanya wa gatatu tuhasanga umugabo w'imyaka 62 aranashaje mutazamubona ngo mugire ngo nagasore ni umukinnyi w'umunyamerika wa filime ni umustuntman bano bantu baza gukina role nka kwa kundi bakavuga ngo wenda turashaka ko tuzagukinisha muri filimi iyi niyi ukora ibi nibi ukavuga uti nje nakina muri iyo filimi ariko izo role wenda muri kuma zira acrobatique cyane cyangwa se zirimo amasiporo menshi cyangwa se umwitozo physique yanjye tamacinga n'ibyo bintu uyu mugabo rero nawe ajyaza akaba yakora nk'icyo kiraka akaba umustuntman muri filime yawe mukamwishyura tu actor and producer ni umugabo ni umu acteur ukina amafilime agatunganya amafilime ni umustuntman Tom Cruise nta wundi bamwita Tom Cruise wenda akeka muramuzi ni we ni icyamamare muramuzi cyane n'abandi ariko Tom Cruise wagukiniye filime nka Mission Impossible zose kuva kuri rimwe kugera aho igeze ubu kuri Deadly Reckoning naranazibahaye zashobokaga muri zose uyu mugabo agukiniye filime nka Top Gun Maverick ari nayo filime ya mbere yamucururije kurusha izindi buriya ntimukabone za Mission Impossible n'iki cyangwa ngo murebe za Tomb Raiders uyu mugabo filime ya mbere yamucururije ni filime bita Top Gun Maverick ariko ya mbere yo mu 1996 apana iriya nabakoreye yo muri 2024 oja ahubwo iyo ngiyo uyu mugabo rero Tom Cruise has an estimated net nimukaje munamubona kuri yango mubone ngo ni umusore uyu mugabo arashaje afite imyaka 62 nuko babikoreye do sport uyu mugabo rero iyo bamubariye amafaranga atunze babura ko uyu mugabo ahagaze mu gaciro 100 million kasaga miliyoni 800 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ayo mafaranga nyine ubwo muri kuyumva ko ari menshi amafaranga ari menshi cyane ku mwanya wa kabiri 71-year-old American tuhasanga umugabo w'umunyamerika uyu mugabo stand-up comedian akora ibintu bya stand-up comedy nk'aba Merisi bariya cyangwa se ni umushumba harya niko mumwita n'aba pirate
uyu mugabo actor, writer, and producer, ni umwanditsi w'amafilime akayatunganya akayakina, billionaire himself, ndetse ubwe ni umubillioneri ku giti cye, amaze kuba umubillioneri nyine. Jerry Seinfeld, nta wundi bamwita Jerry Seinfeld, muramuzi mu mafilime nka za Seinfeld n'ubundi. has an estimated net abantu mujya mureba stand up comedy, uyu mugabo ajya yuzuza Square Garden, ari mu bantu ba danger, ari abino bumva ngo ba Chris Rock, ngo bande bose, ngo ba Eddie Murphy. Uyu mugabo arabarenze. worth of 1.1 uyu mugabo rero iyo babaze amafaranga atunze Bill. basanga ahagaze muri biliyoni, we haba haramaze kuzona cya kinyuguti cya B, biliyoni y'idolari ndetse Billion. na miliyoni zisaga ijana. Dollar. ubwo nyine afite biliyoni imwe n'igice kimwe cy'amadolari ya leta zunze Number ubumwe za Amerika. 55 ku mwanya wa mbere rero 5-year-old tuhasanga umugabo w'umwirabura, Black American, umugabo w'umwirabura ariko nyine w'umunyamerika. American actor, ni umukinnyi wa filime w'umunyamerika, filmmaker, agatunganya amafilime. playwright, and the richest. ikirenze ibyo niwe mukinnyi wa mbere ukize kurusha abandi bose ku isi. Tyler Perry uyu mugabo nta wundi rero bamwita Tyler Perry. Has an- Tyler Perry ubundi abanyamerika bamugeze ku kintu cyitwa sinema barabanza bagahagarara bakicara bakiga ziriya nganda zose. Tyler Perry, nimba mwarigeze mureba seri yitwa The Oval ibirimo madamu perezida muri White House, iriya filime ni y'uyu mugabo Tyler Perry. abantu mumaze iminsi muri kure ya seri yitwa The Sisters, iriya seri The Sisters uyu mugabo niwe nyirayo. si ibyo byonyine, hari filime ejo bundi yasotsiriza abantu kuri Netflix kandi aba yarayishutinze iminsi itarenze 3. ubwo iyo filime nayo tuzayivugaho, bayita Straw, ibikinamo Taraji P. Henson. iriya filime rero nayo ni y'uyu mugabo Tyler Perry. imwe yabarijije Taraji ajya kubikuza amafaranga muri banki, bakamwakiyuzinga ko agiye kwiba yitwaje n'igisasu n'iki kandi ari agakinisho k'umwana w'abajyanye. uyu mugabo rero niwe nyiri iyo filime. uyu mugabo Tyler Perry, kugira ngo wumve urwego rw'amafaranga aba ahagaze rero, uyu mugabo nimba avuze ati turakina filime yenda nka The Oval turayikinira muri White House, dukeneye White House, wikina ahita akora n'ikimwe, ahita seti yubatse indi nzu neza neza imeze nka White House, niko wabateye, nta bintu byo kujya gutinda mujya guca ku ruhande. uyu mugabo rero worth of iyo bamubariye amafaranga afite, basanga afite amafaranga 4 billion asaga dollars. biliyoni imwe y'idolari ndetse na miliyoni 400. ubwo ndakeka muba muri kubyumva ukuntu uwo mugabo afite amafaranga menshi. rero kugira ngo mujye mubona content nk'izi n'iki byose, nta kindi usabwa, kora subscribe aho hasi, ubundi nzajya nza twikomereza buri munsi dutakanu. ubu tugiye kujya tubishyira ku rundi rwego. Rock Johnson has an estimated net